Yes, iyi ni Maestro TV. Nakomeje nkubwira ngo uyu munsi ndagutembereza Bright yose, ikigo cya Bright School AR Nyakigando ukirebe. Ninjiye mu kigo ntangiranye n'amashuri, ibyo iyi nyubako ubona ari amashuri birumvikana. Ndagutembereza hose, ayo mashuri ubona nayo mwaka wa kabiri, amashuri ubona ko agezweho, amashuri mu buryo buri moderne, amashuri ubona ko yemewe na leta rwose, ugitegerezo cyiza cyane. Amashuri afite ibirango bitandukanye, urabona ko byanze bikunze ari inyubako zatekerejwe mbere ko zubakwa zigatekerezwa umutekano wayo neza cyangwa se wazo neza. Nako byanze bikunze kino kigo turaza kubonamo amakuru menshi cyane. Reka mbe nkuriza gatoya hanyuma nze gukomeza ninja n'ibiganiro bitandukanye. Ndaza kubonana n'abayobozi wenda nubwo ndibuze kugeramo batunguye, ariko numva ko batari buze kuba batwangira ko tuganira nabo. Amakuru yose kuri kino kigo kimaze kuba ubukombe uraza kuyashyira rwose. Turamenya impamvu batsinda, turamenya impamvu ari ikigo kimaze kuba excellent. Byose tubuze kubireba kabisa. Urabona icyo ni ikirango cyabo kiri ku nkuta z'amashuri yabo, urabona ko hari Invest in Education, ikigo cyiza cyane. Nanjye nkurangiye umwana wawe ko yahajya agafata ubumenyi byiza. Njyewe ndi Yves, ndakomeza nkuganiriza vraiment. Asante. I let it fall, my heart, and does it feel? Yes, none nicyo nakubwiraga, cyangwa se nicyo nababwiraga mwese mukomeje gukurikira Maestro TV. Mbabwira ngo turaza kubageza ahantu henshi cyangwa se hose. Nuko twinjiye mu ishuri, abana bari mu myitozo ya mu gitondo. Namuze yuko aya namasaha ya mu gitondo, muri cya gihe abandi bana bo mu bigo bya leta baba bakiryamye, ariko hano kuri Bright baba bafite imyitozo ya mu gitondo, mu byo bita remedial catch up. Urabona ko ni ibintu byateguwe neza, bifite umurongo, abarimo monitoring iyo myitozo kugira ngo haboneke umusaruro. Urumva ko buri kintu cyose kigira igiciro, ntago gutsinda kwabo cyangwa se kuba baramaze kubukombe byizana. Urabona ko abana bari concentrate ku masomo, barakurikira neza, barakora imyitozo, nta nubwo bafite ikibazo cya kamera, nta nubwo wenda binabashamaje cyane. Urabona ko n'abana basobanutse. Mbibutse ko uyu munsi twabasuyeho ni umunsi baba bambaye uniform. None reka tubareke mu numve n'ibyo baba biga, hataboneka wenda bavuga ngo ni urabona ko ni ibintu abana baba bavuga icyongereza nk'ari ikinyarwanda, bari kumwe n'abarimu babatoza. Kandi ubona ko ni amasaha y'isa 12:40 gutyo, ariko ubona ko ishuri rirasa n'iryuzuye. Ubona ko abana badafite ikibazo cy'imyigire. Aho nabona ko ni mu rindi shuri rwose, no ku mwarimu bafite ubusabane budasanzwe n'abana. Abana mwishimiye. Bibutsa ko iri shuri by'umwihariko ngeze mu bigira mu Gifaransa. Bana ubona ko batarurimi mwe babumva ahubwo zose. Niyo mpamvu ubona babaza bishima uburyo babasubiza. Ndaje wenda mve mu mashuri gatoya tujye no kuri Asembo, kuko mbona amasaha kujya kuri Asembo ageze. Kandi mu cyanzinduye ni ukwereka abantu bose, urabona ko umwana avuye gukosoza. Abantu bose rino shuri rifite ubukombe bagiye babinsaba cyane, bati kuri Maestro TV uciye ibiganiro bitandukanye, ariko gute udashobora gucisha ishuri rya Bright ngo utubwire, cyane cyane abayobozi b'ibindi bigo nibo babinsabaga mbabwire ibanga rikoreshwa. Ninza kugira amahirwe naza kuvugana n'umuyobozi wawe cyangwa se muganirize, wenda aze kutubwira nirihe banga rikoreshwa hano, kuko ni ikigo najeho nsize byinshi, nsize ibigo byinshi nagombye kuba mfataho amakuru, ariko gifite byinshi byo kuvugwaho. Ngira ngo rero abagiye babinsaba muri makomite atandukanye mwagiye mutambuza kuri channel ya YouTube ndetse no kuri televiziyo ya Maestro TV,
byumvikane ko mwari mufite amahirwe cyangwa se mwari mufite amatsiko, sore ntabwo ari amahirwe ahubwo amahirwe mwagize uyu munsi, ngira ngo rero murakomeza muryoherwe. Reka tuve mu mashuri ahubwo tujye kuri Asembo, abana baba bameze bate? Bivuze yuko ni Bright School ya Nyakigando. Yego, yes, urabona ko abana bari kuri Asembo, ni Asembo ya mu gitondo ni 2:20. urabona ko bayikorera imbere y'urusengero nk'abana bari mu kigo cy'abihaye Imana cyangwa se cy'idini. Hano urusengero gusa ngo ni hekaru. Ntabwo byoroshye. Reka twinjiye muri Asembo nyirizina twumve wagwane. Urabona uburyo abana baba bahagaze. Jewe wenda ushobora kuvuga ngo ni ibintu yenda bimwe bya showbiz abantu batwika ngo baba bahamagaje abanyamakuru, ariko Sylvestre ngiye ninjiyemo ntunguranye. Ureze na kwa audience nkabahamagara nti narinje kuba nagira ibyo mbaza ngaho mu kigo biraho gusa, ariko urabona ko abana bari kamwe. Noneho ngo uyu munsi ngo wa gatatu ngo abana bambaye imyenda ya sportwear, imyenda ya siporo, hanyuma ngo abandi batambaye imyenda ya siporo cyangwa se batayifite ngo baba bafite uburyo batondetswe inyuma nabo. Urabona ko n'abarimu baba bari kamwe cyane, wenda ntitujyamo tuza kuganira nabo turebe, ariko mu buryo buri strict nk'abasirikare, bana bahagaze mu mirongo ntabwo batinya ivumbi. Nimba ari usinzi ariko ateshoni. Ngira ngo ahangaha wenda kutaharerera so gutaka ikigo cyangwa ubundi buryo kutaharerera ni ukunyabozi gahera, kuko ntabwo ushobora kumwira uburyo bano bantu bameze umbwira mu gihe kiri imbere bazaba ari abantu boroheje. Ntabwo byoroshye. Wenda abarezi babo ibintu babatoza niba atari ukubagira wenda seriye cyane, ariko nako n'abantu bikuru attention, abana bo muri kindergarten, babano muri nursery, muri garden, mu bona bari abantu nge numiwe kuko nakari ibintu bifite umurongo. Reka ngenda nanjye ndeke kwikubira ijambo, ndeke twumve wenda kuri Asembo babahakorera ibiki bitandukanye. Yego, Tuzazikurikira
for her. Okay. That I think is a short plan. I've been waiting for a cameraman to do what he's supposed to do. Now I think we're going to wait for this answer. Hey, stand attention for East African anthem. All of us we are like this. Okay. 1, 2, 3, start.